Mwaramutse neza bene data, turashima Imana kuko tubyutse amahoro, namwe turizera kuko ari amahoro. Ni byiza kuko dukomeza kuganira no kuguma kureba ku rubuga rwacu. Nifuje kubahereza uyu murongo mutoya, ni ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice ni 9, umurongo ni uwa 4 n'uwa 5. Haravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. 5 akavuga ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Niyo mirongo yombi nifuje kuko nabahereza. Nta kiganiro kinini nyikoraho, ariko ni Yesu wari ukijije impumyi. Muri komantere bizavuga ngo iyo mpumyi ntiyagiraga ibinogo by'amaso. Yesu ni ya mpumyi Yesu yakoze ku maso, akayibwira ngo nije kwiyuhagira muri Silowamu. Amaze kuyikoraho, bigaragaza kuko Yesu yari kwarema. Yesu ni umuremyi, Yesu niwe tangiriro rya byose. Nubwo nta kintu kiriho, Yesu arakirema kuko ni umuremyi, ni Imana irema. Ararema rero, arema ibinogo by'amaso. Hanyuma impumyi imaze kwiyuhagira ka kondo yari ayisize, irabona, irareba. Ariko iyi mirongo yari ivuye ku bibazo Yesu yari abajijwe n'abari kumwe nawe. Abari kumwe nawe bari ko bareba iyo mpumyi yegereye Yesu, bakavuga bati ni iki cyatumye ahuma? Ni ibyaha se by'ababyeyi be? Ni ibyaha byiwe? Yesu aravuga atoya, ntabwo ari ibyaha, ahubwo ngo kwari ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire kuri we, kuri uwo nguwo nyine wari impumyi. Igituma turiho na situation tuba turimo, utubazo tunyuramo, uburyo ubwo ari bwo bwose, ibyoroheje n'ibikomeye, se cyangwa ibyiza n'ibibi. Erego n'ibyiza nabyo bivamo ibibazo. Iyo umuntu ari mu bisubizo byinshi, bimutera kudamarara, bigatuma yateshuka inzira y'ukuri. Twatanga ingero nyinshi z'Abasalomo, z'Abahabu, ni benshi bagiye badamarara kubera imigisha bari baragize, bigatuma bateshuka inzira bagakora ibyaha. Ariko uko biri kose, icyagera ku muntu icyo ari cyo cyose, ubukire, urubyaro, imigisha y'uburyo bwose uko twayibona cyangwa uko tuyizi, ntigadutere kudamarara, ahubwo iba yaje kugira ngo imirimo y'Imana iyerekanirwemo. Icyaza kitugana cyose cy'icyago, kubura abacu, ubukene, yewe ibyo tubamo mu miryango, aho tunyura, ubuhunzi nk'ubu ngubu turimo, icyatugeraho icyo ari cyo cyose, ijambo riratubwira ngo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri byo. Hanyuma rero bikadusaba gukora nka Yesu. Yesu aravuga ati, ubwo umurimo w'Imana uyu nguyu yabaye gutya kugira ngo umurimo w'Imana umugaragarireho, noneho rero icyiza
nuko nakora umurimo wantumye hakiri ku manywa, hakireba, hakiri amasaha, hakiri umwanya. Yariko areba imbere yiwe igihe cyo kugenda, cyo gusohoza ubutumwa ku musaraba cyari cegereje. Twebwe se kitwegereje ni ikihe? Amanywa yacu arareshya gute? Ni ukuri ntitwayamenya pe, ariko iyo tubaze uko ibihe bihaye bigenda, tukareba ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, tukareba isi uko ihaye igenda ihindagurika mu mibereho y'abantu, ni ukuri Yesu araje. Cyo gituma nanabahaye ririya jambo riri haruguru rivuga ngo Maranata, umwami Yesu araza. Maze rero dukora imirimo y'uwadutumye, imirimo ikwiriye kwerekanirwa muri ibi ngibi turimo, tuyikore hakiri ku manywa hakibona, tugifite umwanya. Imana niko idutegeka mu ijambo ryayo. Fanyia Mungu kazi kama kungalijua, mtumikie Mungu siku zako zote. Anza mapema sana, dumu mchana kutwa, mbio usiku waja, kazi zitakwisha. Imana ibahe umugisha, mwirirwe neza, dukore umurimo wadutumye hakiri ku manywa. Ugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Nari mvuze ibyo kugaruka kwa Yesu, ariko n'urupfu rwatungura umuntu, ariko n'uburwayi bwashyira umuntu hasi, ariko hari ibintu byinshi bidutegereje bituma amanywa yacu aba magufi, bituma igihe cyacu cyihina ntikibe kirekire. Ibyo ngibyo rero bitaratugeraho dukwiriye gukubiriza tugakora hakiri kare, tugifite umwanya, tugifite imbaraga, tugifite ubushobozi, kugira ngo igihe ubwire buzaza uzasange twarakoze. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.